Hari ubwo wumva uruhu rwawe rutagifite umucyo cyangwa ugatangira kubona amabara atandukanye ku maso no ku maboko hawe. Ibyo byose nkubwira nabinyuzemo, ariko kuva natangira gukoresha isabune ya Extract Whitening Herbal Soap, ibyo byose byarahindutse ntibyongera. Hari n'umunsi wigeze wifuza kugira uruhu rwiza rutoshye, rubengerana kandi rufite umucyo utuma ugaragara neza. Uyu munsi rero nakuzaniye igisubizo cy'ikibazo uhora wibaza ku ruhu rwawe. Koresha isabune ya Extract Whitening Herbal Soap, kuko ni isabune y'ubwiza idasanzwe, kuko iyi sabune kandi ikozwe mu bimera karemano aribyo papaya na caromarance, izi gutuma uruhu rwawe rugaragara neza. Iyi sabune kandi irwanya amabara yirabura ku ruhu rwawe, ibyo abongereza bakunze kwita dark spots. Igafasha kandi kurwanya utubuye n'udusebe tw'uruhu, igatuma uruhu rusubirana ku miterere yarwo isukuye kandi irabagirana. Iyi sabune kandi itanga umucyo n'isuku by'ukuri, kuko ikozwe muri papaya na caromarance. Akamaro k'iyo papaya ni uko ikuramo uturemangingo twapfuye ku ruhu, naho caromarance igatanga umucyo n'isuku ku ruhu rwawe. Iyi sabune kandi ni karemano kuko nta bindi binyabutabire birimo. Iyoge mu gitondo ubyutse ndetse na nimugoroba ugiye kuryama, hanyuma maze ureke uruhu rwawe rwivugire, rurabagirane, rwiyumvemo ubuzima n'isuku nyayo. Waba uyishaka mu mabotike se cyangwa mu mashopu agiye atandukanye, wayisanga ahantu hagiye hatandukanye mu mashopu n'amabotike. By'umwihariko mu karere ka Nyagatare ni kwa Eugene VIP Shop, Nyagatare hepfo gato ya Pepe Mary. Dore ko Eugene agufitiye n'amasabune agiye atandukanye nk'ay'abana Johnson Baby Soap na Dettol Johnson Soap, ituma abana banyu bagarukana uruhu rwiza. Dore kandi ko yabazaniye n'agasabune keza ka Asante for Gods, gatuma uruhu rwawe rwongera gusubirana umucyo. Ni mu mugani rero yongere kubibahereza, ndetse n'ibindi bintu na products zigiye zitandukanye. Gana Eugene VIP Fashion Shop yongera akureme kandi yongera bigenze neza. Nge ni Chris Van, tuzasubira ubutaha.